ejo bundi abantu barahindutse ku rwego ntarabona. Haragenda sinzi ko umwana w'imyaka 14 ashobora guhimba ikinyoma kitarabaho kirenze cya Semuhanuka. Ejo hari ryari uvuga mwana umukobwa azindukiye hano uziyagere ha saa 11 hano Mutabaruka. Bira bintu byarambabaje. Wigatsibo wazamuhura hari umwana yaje avuga yuko ise yishe nyina. Yego hashize igihe bikavuga yuko imitungo yose se yayitwaye, ariko bikavuga ko nawe uri umufatanya cyaha mu kwica nyina. Ndashaka wumva icyo kintu. Umuntu w'imyaka 14 ahita yihindura avuga ko ari umuyisilamukazi. Uyu mwana yes njyewe rero njye urabizi antuka hari ibintu burya hano dufite abakorege benshi ariko hari ubuza abantu mukorana abenshi. Iyo ubonye umuntu mushya uramumenya. Ndamanuka muri cafeteria hasi mbona umuntu nasobanukiwe wicayeyo. Oya ntabwo yicayeyo, yari yagiye kwiseriva. Ndavuga se nareba ikigero n'igikuriro nkavuga ntabwo dushaka kuba dufite umukozi. Nakwibuka mu wenda mu bastajeri dufite nabo ndabazi kuko turakurana. Uri n'abakuru paraporo. Mbaza umubyeyi witwa Raisa. Mbaza uyu muntu ninde? Ati ni umwana waje gukorera ubuvugizi. Okay, sinabigira birebire kuko gufungura n'uburenganzira ubwo muntu bwibanze kiretse mu batindi niho kurya biba ari ikibazo gikomeye. Okay, ndabyoroshye nta nubwo rigeze mbitindaho. Nyuma yaho ngiye gutaha inci nyuma hafi ya none yaho yaraje nsanga yicaye ahantu yasinziriye. Ngira ikibazo umwana ko yasinziriye. Ndamubaza uyu mwana aracyari hano? Arambwira ati hari umuntu wamwicaje ngo ugomba kumukorera ubuvugizi. Njya kureba umunyamakuru Mutabaruka. Buriya turi bakuru. Nahise ngira ikibazo ako kanya. Negera umunyamakuru witwa Kamiri. Ndabaza Kamiri, uyu muntu wageze hano saa 2 saa 10:20 saa 11 kiri hano wananiwe kumufasha? Ati ndimo ndashaka aho kumucumbikira. Ati hari umukorege dukorana w'umuyisilamu ngo arashaka kumucumbikira. Umva ibintu ndavuga ngo iki? Umukorege dukorana ni ugiye gucumbikira umwana w'imyaka 14 waje gushaka mutazi? Atariko ndabwira se uyu mwana mwamujyanye kuri polisi. Urumva ngo yaje ngo afite impungenge ngo kuri polisi ngo najye ngo baramujyana mu nzererezi. Ndavuga what? Polisi gato byabaye ibintu bikomeye. Muri Mutabaruka ntumbone gutya nitonda tuganira ariko ngira amahane menshi pe. Ndavuga nta soni ufite. Ese uyu mwana aramutse aguye hano icya kabiri wowe uru rwego ruhe rufata icyemezo. Icya gatatu kuki mutagira critical thinking? Ese uyu mwana ni umuho muntu w'umuyisilamu dukorana. Uyu mwana aramutse avuze yuko mwamusambanyije urumva? Ndabaza uyu mwana kuko numvaga ibintu bambwiye uyu mwana avuga ari fabrication bigoye pe. Ntabwo ushobora kumbwira ngo umwana ngo ukuntu se yishe nyina imitungo sara yitwara muri iki gihugu tubamo. Seriously ndashaka ikintu cyo ntabwo bishoboka. U Rwanda nzi ntabwo umuntu ashobora kwica undi akanagaruka kidegembya ntibibaho. Ndavuga nti ibyo bintu urabitekereza ngo ariko ngo urumva ngo twabikoze nk'abantu. Ndavuga nti wowe thank God udufite ikoranabuhanga ryunganira ubutabera, ariko iminsi 30 ushobora kuyimaze muri gereza. Uyu mwana ashobora kuvuga ati aba bantu baramfashe baransambanya bankora ibyo byose. Uyu mwana ndavuga nti nko kwitsa nshimira na polisi cyane cyane ko komanda wa hano ku station ya Kacyiru yaradufashije pe. Ubwo to deploying itsinda ry'abanyamakuru rigi muhura aho avuga ko ari wabo. Ariko wenda to cut the story short ibyavuye muhura warabimenye. Oya subhanallah umbabarira cyetse uhamagaye wa mugabo witwa Diedone wakumirwa. Ibyavuye imihura cyetse Diedone ashaka bikubwira ntahari se niba hari naze ibintu ari bikubwire Mutabaruka. Abantu iyi si turi mu isigoye. Noneho exactly ejo nagandaga na boss Ngabirano. Arambwira ati kambwire niba uri umuhanuzi ati niba uri iki atariko ibintu watubwiye exactly 110% twasanze byarashobokaga. Ariko se uwo mwana ntiyigeze w'umuyisilamu. Wena tukade story short mbere uko abandi baza inkuru ntirahita ariko nihita muzumirwa. Umwana w'imyaka 14 mu frere. Uwo mwana yataye ishuri ntiyigeze yiga. Ise ntiyigeze yica nyina. Se ariho ntiyigeze yica nyina ariho
ariko mukuri kw'Imana, ariko kambwire buriya mutabaruka hari igihe ugiye ikintu kimeze nka sixième sens uzajye wubaha icyo kintu cyawe. Ubundi niyumvishaga ko byanze bikunze ibintu umwana avuga. Ubundi uriya mwana yageze hano nka 11:30 za mu gitondo. Ariko ngitangira ikiganiro hano ngiye. Okay, ni inshingano zacu kwakira noneho no kumwumva. Abo ni nakwita abanyarugi bampa ubutumwa ko hari umwana wambaye witandiye muto w'unshaka w'umuyisilamu. Yego ushaka mutabaruka. Batse hari umufitanye gahunda, ndawe nta muntu ufitanye gahunda, ariko 11 za mu gitondo. Ariko nta kibazo mumubwire yicara aho ngaho muri aho bo bari. Nsoje maze kwakirwa wa sport njyaye kumureba. Ubwo hari nka 12:00 musa kuzitaragera ko 12:00 mba ntangiye murete. Hari nka hafi 11:00 zikira 12:00. Yego agenda mubona nibite ati ko waje hano ngiye umanze ndebe. Wowe nta makenga wigeze ugira? Njye nagize amakenga base ni nko mu muryango uzindutse zaha ngaha kuko urumva amasaha y'umwana ni ikibazo. Kamera ariko njye kureba nibi mba ndamubonye mbona ntabwo muze ko nabase kuri hano ati nje gushaka ubuvugizi. Noneho buri hariya tubanze turangize ibyo tugiyemo turagufasha. Uko ndabyibuka wese ubwira n'umugabo dukora n'umwe ngo namuha icyayi. Yego ifunguro rya mu gitondo rari mugurira. Noneho amasaha yo kuza mu kiganiro kirekire nibwo nabonye Ngabirano. Asa ni mukumwumva ariko Ngabirano ni chief editor wacu. Asanga nyine ndi kumubaza ari kunyuramo ukuntu ngo ise yishe nyina ngo umwana sinzi yaravuye ngo abona munsi y'igitanda ngo ariko ngo yumva nyine kuvuga ngo mvanamo iki kintu ngo ni icyuma ngo nyimukuramo urumva. Bona ntabwo ndi kwiruka ngo ngira ngo njye kubwira abaturanyi ngo mitamura na papa ngo cya cyuma ngifite ngo yitabwira abantu ngo nawe yaravuye kuzana ngo nimureba ko umwana ngo yishe nyina ngo nimureka afite icyuma. Mitano bibinabwiye bimeze nk'agaseri. None bitambwa ntuke uyu mugabo ukonze kukunda gushyira mu nyurabwenge nyine yarabimbe bitarubatse rumeze gusa. None mitabwiye noneho ibyo byose bibwira uyu mugabo mubwira Ngabirano ubwo ngiye ndaza nkomeza gahunda ariko nari mbahitanye narabaje serious tukize mu nyurabwenge. Buriya hari ibintu byaba ukumva wenda byarabereye nk'ikongo ariko mu Rwanda mukuri kw'Imana pe dufite amahirwe ko dufite inzego ziri soba. Navuze ntago bibaho, ntago umuntu ashobora kwica uyu mwana se niba baramukekaga ko ari umufatanyacyaha mu kwica nyina. Utekereza ko yakabaye yidegembya kandi ari nabyo nabaje umunyamakuru mbwa se mubiri umubaze umbabarira umunyamakuru agiye kuza iyi nkuru wenda muzayumva ariko man je nabaje undi munyamakuru mbere yuko hajya huriho kuyikurikirana ese nibyo muri mumaze muraza no kumaza niba afunguwe kandi narababwiye buriya mama kuko urumva niba baravuze ko yishe umuntu buriya tugira abantu niba bari bashyizwe kwica umuntu buriya tugira abantu none bakambwira ngo ariko ngo baje kureba ikibazo ngo ntabwo bagikwiye baravuze ngo umwana ngo ntabwo bagikurikira mu Rwanda ariko mbwize kuri njyewe niba ari uko guca muri case nk'izi ngizi nyinshi kuko hari ibintu bisigaye ngira kugoragoza ubwonko mu buryo bwinshi bushoboka pe. Mu gihe tugitegereje rero dore ko azakafasha kubisobanura. Ndashaka guha inkuru nk'umuntu wageze muhura kwivuko wenda gukora inkuru kuko iyi niyo true story mbonye y'umwaka pe. Hari umva n'izindi ariko kuri iyi myaka imyaka 14 numvaga nta muntu ushobora gufabrika ibintu meze kuri bare pandika abantu rega babaye abahanga. Oya ntago ari ubuhanga nigeda muhaga mu butiganya mu buriganya ariko ibyo nabwiye abantu nabwe uyu mwana ntibyamutera impungenge kuva ko mwamuteye inda mwebwe ibyo murimo ni ibiki mwamuhaye polisi. Ariko mama ndashimira komanda wa hano n'inzego za polisi bahise baza ewana baramutunavuga niba na ngombwa mwishyura icumbi ariko polisi ariyo yakoze iki yarekomanze uyu muntu twe kwishyura amafaranga. Ariko ntago murafata umuntu ngo mugiye kuboha mugenzi wanyu ngajye ko ngo kubana nawe ngo umudamu w'umuyisilamu none cyane kiri no kuri mwana kiza w'umuyisilamu uburyo yahimbye mu mutwe wo kwitangira akanitandiya. Shobora shaka afite umuntu mukuru amwiga umushinga uyu mushinga ni mubi